bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byacu, reka tubasuzuke twifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mwahisemo kudukurikira. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana nubaye namwe kandi no mu ijuru Imana izabageneremo icyicaro mu izina rya Yesu Kristo. Ikitugenza nta kindi ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, turi kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuba hafi n'abari kure. Niyo mpamvu ngiye gutangira manza gusuhuza abantu bose bari mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwacyo, kugira mwese mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu, mu ivugabutumwa ryacu, kandi hahirwa abumva ubutumwa bwiza kandi bakawukurikiza. Kuja mu byaravuze ngo bameze nk'umubibyi wabibye imbuto zikagwa mu murima mwiza, kuko izo mbuto zeze imbuto nyinshi cyane. Abo bantu rero bumva ubutumwa bwiza kandi bagakora ibyako, bameze nk'uwo murima, bameze nk'izo mbuto zeze. Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana Kavuza Ndoro, niwe tugiye kubana muri kano kanya. Muramuzi, ntabwo ari umushyitsi, ni umwe mu bagize umuryango wacu. Tumuhaye ikaze rero muri kano kanya, namwe kandi tubahaye ikaze kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muhanuzi, murakoze cyane. Uri amahoro? Turashimira Imana. Umeze neza? Uwiteka araturinze. Umeze neza cyane. Nukuri turashimira Imana. Hari muri njye nkunda, sinzi impamvu biseka itekazaho karirimbo ngo yagaburiye bakarya bagahaga, nibo babaye abambere dinabambwe nabambwe. Iyo ndirimbo urayihuza ute n'ibihe turimo? Ndari guhuza n'ibihe turimo, kuko niba ari ikintu kigora umwana w'umuntu nako kihuta vuba kwibagirwa. Abakabira bakarya bagahaga, nibo bakoze nabi. Rero umwana w'umuntu iteka yibagirwa, kandi iyo umuntu amaze kwibagirwa urukundo rw'Imana, kwibagirwa Imana yamuvanye, atangira gucumura, atangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu iteka Imana ahora gutira abantu bayo mu gutegeka kwa kabiri binyuze mu kanwa k'umuhanuzi Mose, ikabwira Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga, mwirinde ntimuzibagirwe, kuko iyo yabonaga ko bazibagirwa, kandi bamara kwibagirwa bazayigomera. Yego. Nuko abantu bibagiwe rero, iyo abantu bibagiwe bakora ibyaha, iyo abantu bibagiwe bibagirwa imbaraga z'Imana, iyo abantu bibagirwa, umuntu aba ari umushomeri agasenga Imana ndamutse umpaye akazi, ntazajya guhimbaza, ntazajya gukorera. Ariko iyo abona kukabona akahita yumva yuko rata ari uko yagize ubwenge bwinshi, mbese ari uko yizi neza kurusha abandi. Oya, ahubwo iyo yibuka ko ari neza y'Imana, yagakabuza akazi ke kandi akanahimbaza Imana. Yego. Urakoze cyane. Turi mu kiganiro cyacu uyu munsi, ikiganiro tubona ko ni ikiganiro cy'ivugabutumwa, ariko kandi tuba turi kugira ngo dufashe n'abantu bongere bahindukire, bongere bisuzume, barebe uko bahagaze, biduhereyeho turebe uko duhagaze, turebe uko turi kugenda, kugira ngo tutagaragaraho umugayo. Hano tuba turi kujya tubwira abantu, nimba wakoraga ibyaha, hindukira ureke ibyaha, ukore neza kugira ngo wemerwe. Imana yagize kubwira Kayini ngo nukora neza uzemerwa, ariko nukora nabi dore biri kugenda byitugatwa kandi wowe uri gushaka. Turi mu gihe turi kujya tubona ibyaha byiyongeye kandi ari kuzaho ibyaha by'indengakamere. Tujya dukurikira amakuru atandukanye, tujya tubona ibintu bitandukanye, ugasanga umwana yishe umubyeyi we, umubyeyi yishe umwana, ababanaga bakundana, babunda by'ingo tuzatandukana n'upfu bari kwicana, ugasanga ni ibyaha by'amahano, amahano ndengakamere. Kubera iki iyi minsi turimo uri kugenda ubona ibyo tutumvishije amatwi yacu? Twagize ibyago mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, habamo jenoside yakorewe Abatutsi. Muri icyo gihe abari bariho babonye ibintu by'indengakamere, ariko twari tuzi yuko byasize isomo ku buryo umuntu wese abona umuntu akumva atatwa kumenya amaraso. Ariko igihe turimo hari kuza ibyaha none bikabije cyane. Kubera iki bino bintu biri kuza muri iyi minsi? Navuga ngo ni iminsi ya nyuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ya minsi mbese ya nyuma, ubugome buzagwira, urukundo rw'abishe ruzakonja. Mbese turi mu minsi mibi, aho abantu batakigira urukundo, aho abantu batakigira ukuri. Mbese Satani abamukorera
bari gukorana umwete kuko satani azi neza ko ntacyo asigaranye. Niyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abone benshi azarimbukana nabo. Niyo mpamvu rero abasenga nabo bakwiye gukaza amasengesho, bagasenga Imana, bakambara imbaraga z'Imana, kuko turi muri ya misi mibi igoye. Ndahita nkubaza aho ngaho ko ibi ngibi kuba ibi byaha by'indengakamere nuko abasenga batagisenga. Barasenga kuki biri kuza kandi musenga? Ni ibyaha kandi murasenga, murabwiriza, murahanura, kuki ibyaha bikomeza bikaba biri kwiyongera? Aho mu masengesho nta rwarukungu rwaragezemo, urwo rukungu rwinjiyemo bwihishwa rukaba rwo gutera bino bintu, ko bimwe bino kuba no ku bantu twari tuzi bamwe. Iyo ukurikiye amateka usanga ntabwo barabapagane cyane bikabije. Gusenga abantu barasenga, ariko Pawulo niwe yigeze yandika aravuga ngo mu minsi imperuka hazabaho mbese korwa rushuza konja, hazabaho impuha z'intambara, za n'ibiki byinshi, mbese ibi bugomba gusagwira. Rero nuko turi mu minsi ya nyuma, abantu nibakomeze basenge. Nako babiri kuba si uko abantu badasenga, ahubwo turi mu cya gihe cyo gusora k'ubuhanuzi. Hari ubugome ndengakamere, aho burya navuga ngo n'ibyo tubona ni bikeya, hari n'ibindi tutabasha kumenya. Mbese ikiremwamuntu gikomeje kwitwara nabi cyane mu buryo bukabije. Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi, hari ibyo atubwiye tuzibuka, hari ibyo atubwiye tuzitegura, atubwiye ko kugaruka kwe kuzaba kuri bugufi. Ibi bintu biratwereka iki? Birasura iki? Umukristo yitware gute? Umukristo Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona ibyo ngibyo muzararame murebe hejuru. Gutabarwa kwanyu kuzaba kuri bugufi. Gutabarwa kuzaba kuri bugufi. Reka tugusabe usenga Imana, ibyo twagira ngo tuganire cyane cyane twibaza ku byo twibaza, tubihuza n'ibyahanuwe, kugira ngo buri muntu wese amenye uko agomba kwitwara, kuko iyo ururabyo rurabije mu minsi mike rukongera rugahombya, nabyo mu byo dukurikije byose yavuze hari icyo biba byerekana. Tuba tugira ngo rero abantu bamenye iby'iminsi, nubwo atari ngombwa ko tumenya iby'iminsi, ariko bamenye n'uko bagomba kwirimbisha kugira ngo uzazasanga turi maso. Senga Imana ukomeza kugeza n'ubuto. Bana mu izina rya Yesu ndagushimira w'Imana, ndakuneze uburyo bugira ngo izina ryawe icyubahiro. Bana natwe muri aya masaha cyo kuvuga ijambo ryawe, uyobora mushyigikire umumeze umuvana utegereje, kandi mukoreshe ibyo wakambira kumukoresha. Mu izina rya Yesu bisabye, amen. Ni karibu kumva kuyobora. Koze kadusubije ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice 25 turasoma dore wa 27 na 28. Twita dusoma no muri Matayo. Haravuga ngo mu mwaka wa 57 Yohakini umwami w'Abayuda ari mu bunyagi, mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wako Ovili, Merodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yohakini umwami w'Abayuda icyubahiro, amuvana mu nzu y'imbohe ubwo hari mu mwaka yimyemo. Amen. Amen. Twongeye dusome hano muri Matayo ibice ni 2, turasoma umurongo wa 13 ndetse no wa 19. Aravuga ngo bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. 19. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Amen. Amen. Imana tugiye neza, Imana ibane natwe, turashimira Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbere na mbere hariho jambo horanye n'Imana mu bijyanye byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana tugiye neza. Bishatse kuvuga ngo
ijambo Imana yavuze ku muntu waryo iraririnda ikarikomeza. Nusanga ugifite icyo Imana avuganye nawe uzajye ukomera. Ijambo ry'Imana ryageze kuri Yeremiya aramubwira ngo warebe neza uko wabonye kiti ndabona inkoni y'umurinzi. Ati uko niko ndindi ijambo ryanjye navuze kugira ngo ndisohoze. Imana tugiye neza. Muri bya 15 muri mbo z'agakiza bangu amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso mashimwe cyane. Befurika bangu isi nubwo yavo ijuru rikava uwizera azabona ayo masezerano. Imana tugiye neza. Bifasha bangu ijuru nubwo ryavaho isi nikavaho ariko ugifite ijambo Imana avuganye nawe riragukomeza rigagutambutsa. Imana tugiye neza, Imana ijuru ibane nawe. Haleluya haleluya. Imana tugiye neza, Imana dukomeze. Yo dusomye ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yohana 11:25 haratubwira ngo iki? Haravuga ngo umwizera uho yaba yarapfuye azabaho azazuka. Imana tugiye neza, Imana ibane natwe. Bishatse kuba ukize imbaraga z'Uwiteka Imana. Imana mu ijuru irakora kandi Imana mu ijuru iratabara. Imana mu ijuru idwa amateka. Haleluya haleluya. Kera Imana kuba kera Imana nakoraga none uyu munsi iracakora kuko ijambo ratubwira mu Baheburayo matugiye neza uko arareje n'uyu munsi niko ari uko akoraga kera n'uyu munsi niko akora. Kera mu isezerano rya kera Imana yagendaga ikorera yereka abahanuzi mu bimenyetso ndetse n'imirimo y'ibitangaza. Imana tugiye neza. Niyo mpamvu bavaga mu Egiputa igaragara bakanyura mu butayu bugaragara bakambuka inyanja igaragara kandi bakajya i Kanani igaragara. Ariko Yesu amaze kuza, haleluya, Yesu amaze kuza bisizerano rishya Egiputa tuva mu Egiputa y'ibyaha tukanyura mu butayu imibereho tukambuka inyanja y'urupfu tukagera i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Imana tugiye neza, Imana ijuru ibana. Haleluya. Topile bose konta ndafashijwe ndumva imbaraga z'Uwiteka Imana. Lele bose konta niyo Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Igihe cy'abatubanjije Imana nibwo yarakoraga none umunsi iracyakora. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyo kubwa Mose Imana yeretse Mose mu nkoni, haleluya, ageze ku nyanja. Igihe cyo kwa Yosuwa Imana yeretse Yosuwa imurubura arwana n'Abamori. Igihe cyo kubwa Samusoni Imana yakore mu rwasaya rw'indogo. Igihe cyo kubwa Dawidi Imana yakore mu muhumetso niwe. Kubwa Eliya Imana yakore mu muri. Yesu ashimwe cyane. Kubwa Elisa Imana yakore mu mwitero ageze kuri Yorodani akubita umwitero mu mazi Yorodani cikamo kabiri. Imana tugiye neza, Imana ijubanira. Icyo kubwa Gideyoni Imana yamweretse mu muri ndetse n'ibibindi. Kubwa haleluya. Kubwa Samusoni Imana akore mu rwasaya rw'indogobe. Kubwa Ezekiya Imana yamweretse mu musatsi. Imana avuga ngo fata umusatsi wogoshe umwupfunyika undi utwike. Haleluya haleluya haleluya. Byasonaga ko hari abagiye kuzahura n'akaga hakaba hari n'abantu Imana izazigama. Ariko Yesu amaze kuza, Yesu ashimwe cyane, we ndagakujya akora mu bimenyetso n'ibita oya we yaje akora mu mbaraga. Avuga ijambo rikomeye ngo naho tware mu isi no mu ijuru umwizera naho yabarapfuye azazuka. Umwizeye haleluya. Kupfa kutuvuga ntabwo ari uko umuntu bamujyana muri serikali ngo muhana. Hari ukuntu umuntu agira imibere ipfuye akagira ubuzima bupfuye. Umwizera naho yabarapfuye azazuka. Atari ubuzima Yesu ari mu buzima aho bidashoboka akora igitangaza aho byanze birakunda. Yesu ashimwe cyane. Yesu yahageze amateka arahinduka. Rebiko ahageze amateka ahinduka, ageze indwara zirakira, ahageze agasuzuguro kavaho. Imana tugiye neza, nanjye Imana impamagara yajya kikunda kumbwira ngo nzagukoresha, nzabana nawe, nzagukoresha imirimo n'ibitangaza, kavuza nduru umwana wanjye nzagukoresha. Ariko Imana yarimbwira mwumva ko ari ibintu bitashoboka. Imana tugiye neza, Imana ibane natwe kuko Imana impamagara genda ari umunyabwoba ukomeye cyane. Ariko nta kundi Imana ihamagara badashoboye ikabashoboza, ihamagara badafite imbaraga ikabaha imbaraga. Imana impamagara kundaga kumwe ngo nzagukoresha mwana wanjye, nzabana nawe, nzagukoresha imirimo n'ibitangaza. Nkaba ngo Mana yanjye koko njyewe ni gute nzasengera umuntu agakira indwara
ikamwambura nzagukoresha, uzasengera impumyi zizahumuka, uzasengera abagenda mu mbago bazazita, uzasengera imbuga bizahaguruka. Imana tujye neza, Imana ijuru ibane natwe. Imana ikambwira ibyiza nkoresha, Imana tujye neza. Ariko ndavuga ngo Mana yanjye, ibaze mpagaze nko mu rusengero nkavuga ngo yewe muntu wari ufite imbago, rambika imbago za hasi ugende, atagiye Mana yanjye ko bantira amabuye nkahita mpfa. Imana tujye neza. Nibwo icyo gihe naje kubona, mbona ahantu inyoni, hari inyoni yari iri gusamba, mbese ishishitse itondagiye. Ndavuga ngo kugira ngo menye ko Mana yanjye uzankoresha, ngiye gusengera inyoni, niramuka izusi igakira nzamenya ko na bya bindi uzabinkoresha. Ndagenda ndasenga, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, wanyunewe ndagutegetse zuka, ndasenga mpamagara imbaraga z'Imana, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo zuka, ndaguhagurukije the power of the Holy Spirit, mu mbaraga z'Uwiteka Imana ndagutegetse. Inyoni yanga kuzuka ahubwo irapfa burundu, irahwera. Ku munsi wa kabiri mbona hano hari igiti muri busitani kiri ubushishi bwa gitondagiye. Ndavuga ngo Mana yanjye, ubwo ku nyoni byanze, umbwiye ko umpaye ubutware bwo gutegeka, ngiye guhamagara umuntu nk'uko yari yabikoze. Manura umuriro uze twike ubushishi, nibucya bwapfuye nzamenya yuko koko na bya bindi zabinkoresha. Ndagenda ndasenga, mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana, mpamagara umuriro, mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, wabushishi ndagutwitse, ndagushije mu izina rya Yesu Kristo. Bwaciye ubushishi, nta nakabwe kapfuye, ahubwo ubushishi bwiyongereye, ahubwo cyabaye ikiguri cy'ishishi. Imana tujye neza. Ndavuga ngo noneho rero, ndavuga ngo byararangiye, bya bindi ntabwo bizakunda. Ariko hari impamvu byanze, kuko Kristo ntabwo yapfiriye inyoni, Kristo ntabwo yapfiriye ubushishi, Kristo yapfiriye mwene muntu, nge nawe. Haleluya. Nge nawe undeba, ni twebwe Kristo yapfiriye. Haleluya, ni twe yapfiriye. Niyo mpamvu yavuze ngo ntabwo tware mu isi no mu ijuru, unyizera naho yaba yapfuye azazuka. Noneho rero umunsi umwe rero nkora umurimo w'Imana, ndi mu rusengero rimwe. Ubwo nari ndi mu rusengero banzanira umwana yari yararwaye amaguru, mbese amaguru yarabaye paralize, amaguru yaribohoranyije gutya, yarabaye nk'imiheto. Noneho ngo musenge, umwana baramumereza gutya ngo musengere, nyina aramufashe, nanjye murabika ikiganza. Ubwo nari ngiye kumusengera, muco barakora kuntu bajya gusenga bagahumiriza kugira ngo atagira ikibarangaza. Ndagiye kumusengera ndahumiriza. Noneho ubwo nahumirizaga, nzi ko n'abandi bari mu iteraniro nabo ariko gukomeza. Ndasenga. Ukumva uko ndi gusenga, nge ntajwi numvise, ariko Imana yamarutse ikora igitangaza. Imaze gukora igitangaza, y'amaguru yararambutse. Imana tujye neza. Amaze kurambuka, none nge sinamenya ko Imana yakoze igitangaza. Ahubwo abadamu n'abandi bari mu rusengero, basohotse mu rusengero barirukanka bavuza induru. Numvise abantu igira icyo abantu kivuza induru, nanjye ndakanura, mwanuye. None maze gukanura mbona ibibaye, kuko n'ubwa mbere nari mbemuwe, nanjye nasohotse mu rusengero ndirukanka ndahunga. Kubwo imirimo y'Uwiteka Imana nari maze kubona, kuko Uwiteka arakora. Imana ishimwe cyane, Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Naho ngaho rero Imana itangiye kugenda intinyurira. Undi munsi ndabyibuka, Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Ndabyibuka nanone twari mu masengesho iminsi itatu. Ubwo twari mu masengesho iminsi itatu, nibwo nagiye kubona mbona banzaniye umwana w'umukobwa aramunzanira, bamuzanira ku munsi wa kabiri ngo nimusenge. Ndamusengera, umwana w'umukobwa yari yarahumye. Imana tujye neza. Ariko ndabisobanura, ntabwo yari yaravutse ari impumyi, yari yaraje guhura n'abarozi baramuroga, arahuma. Noneho umusengeri ari ku munsi wa kabiri w'amasengesho, twe mu masengesho iminsi itatu, yanga guhumuka. Noneho baramucura bamusubizayo. Noneho ku munsi wa gatatu mbona baramugana. Ndavuga ngo mbese Imana yanjye, uko ukungerageza, ejo namusengeye umwana ntiyakira. Nanjye ndavuga ngo ntabwo musengera, ntongera gukorwa n'isoni nk'uko ejo byangendekeye. Nkomeza umurimo w'Imana, nkomeza amateraniro, ariko bigeze ku mugoroba mu masaha y'amasaa 11. Imana tujye neza, Imana twengere, Imana ibane natwe. Nibwo imbaraga z'Imana zanjeho, mwuka w'Imana aranza, numva imbaraga zirangiye. Nibwo ngo genda umusengere. Ndagenda ndamufata, ndamusengera. Musengeye mpita nibuka igitangaza se yigize akora mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twari hano mu bice 9. Yakiriye hasi atobakonda agasiga impumyi ku maso.
nge ndebye ngo nkore nk'ibyo Yesu Kristo yakoze nsanga ni kuri sima. Imana tugire neza, Imana turengere, kuko ijambo ry'Imana Yohana 12:12 ravuga unyizera imirimo nkora azayikora ndetse azakora nirinze. Nibwo naciye ku kiganza mukubita ku maso ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti humuka. Ako kanya Imana iramuhumura. Aleluya aleluya. Ndavuga ngo Mana yanjye ndakubonye, uri Imana igira neza, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Undi munsi none twe masigisha iminsi 43 turi mu masengesho, noneho turi mugezemo hagati nagiye kubona mbona umwana w'umukobwa Yesu ashimwe cyane yitwa Gatarina. Haleluya aleluya. None nagiye kubona haleluya, nagiye kubona mbona arinji acinjira. Noneho ntabwo nigeze murabika n'ikiganza, ava imbaraga z'Imana zaranteruye, ijwi rambwira ngo mubwire ngo rambike imbago zawe hasi genda. Yagenderaga ku mbago, zanga ngo mubwire ngo rambike imbago zawe hasi genda. Abo kanya rambika imbago ze hasi aragenda. Uwiteka rero naguhamagara azagukoresha, azagushoboza. Yesu ashimwe cyane, kuko umwuka twahawe ni umwuka w'imbaraga, ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Imana tugeneze, Imana twengere. Haleluya aleluya aleluya. Undi munsi nanone ndabyibuka nari ndi mu rusengero, ngiye mu rusengero hari mu cyumba cy'amasengesho. Noneho hari kuwa kane mbona banzaniye umusore wari impumyi. Uwo musore wari impumyi ntabwo abona abantu baje bamuzanye. Ubwo bari bamuzanye bamaze kumugeza aho narindi kugira ngo musengere nkomeza umurimo w'Imana, nge sinabibona. n'Imana ntiyabimishurira ko muri iryo teraniro harimo umuntu w'impumyi. Imana tugeneze, kumba bamuzanye babonye tubatinze gusoza, bamwe bamusiga aho ngaho barigendera. Ntoje amateraniro abamwe barataha, abantu barataha. Ndebye kugira ngo tubashe gukinga urusengero, noneho mbona umuhungu aricaye. Nese we kudataha, Imana tugeneze, ataba twazanye basize noze kudataha, ntabwo mparuzi, sinzi, sinakwigezayo. Ndavuga se Mana yanjye ndabigenza aho twese maze ngo ndamurekeza mu cyuho iwanjye, simbasha kumujyanayo. Imana tugeneze, simbasha kumujyana. Ese nibwo namujyane amaherezo yaba yaje. Ndangije mpita nibutse Uwiteka Imana iri jambo yambwiye, yarambwiye ngo mwana wanjye sinzagukoza isoni. Ndavuga ngo Mana yanjye yabwiye ko utazankoza isoni, ngiye gusengera umuntu nuramuka umuhumuye nzagushima. Mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana. Ubwo nige nawe turi mu rusengero. Haleluya haleluya haleluya. Ngiye nawe n'abadamu babiri bari basigaye ku muryango barinze umukozi w'Imana, bandinze ngo dutahane, nako bandinze kugira ngo akinge urusengero batahe. Imana tugeneze, mpamagara imbaraga z'Imana, ndasenga mpamagara imbaraga z'Imana. Imana mu ijuru, haleluya haleluya, yo kabya iramanuka ikora igitangaza. Wa muntu Imana iramuhumura. Imaze kumuhumura yagarutse gusenga ku wundi wa kane, aze gushima, azanye n'isaha ayitanga mu rusengero, ahimbaza Imana, avuga imirimo y'Uwiteka Imana. Imana tugeneze, Imana turengere, Imana mu ijuru ibane natwe. Haleluya haleluya. Uwavuga imbaraga z'Imana, haleluya haleluya. Undi munsi nanone reka mbabwire tujye dusenga Imana. Undi munsi nibwo naje kubona mbona umuntu baza kundeba, yarahoraga byara abana, mbese namaze gukura inda 9. Mpamagara ngo nimusengere, mbese mvaga byaramuyobeye, aza ayikubita imbere yanjye, ariko sigikubise imbere ahubwo n'imbere y'Imana, ngo nimusengere. Mpamagara imbaraga z'Imana, ndamusengere, ndasenga. Ijwi ry'Imana ngo mubwire ngo hiri musa none ntabwo uzongera guhura n'uwo mudayimoni. Imana ikuvanye uwo mudayimoni wari gutwara abana, uzabyara umwana noneho azaba muzima. Uwiteka arabikora. Uyu munsi none yarabyaye, arahetse, kandi yarongera arabyara. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Undi munsi muri misi nibwo nari mu rusengero, ngiye kubona mbona haje umuntu agenda ku mbago. Ijwi ry'Imana ambwira ngo ntubirirwe umukoraho, mubwire azenguruka mu rusengero 7. Abo kanya numva ijwi bafashe ndabibwira, arabikora. Abo kanya Imana mutaba. Undi munsi rero ndi kugana ku musozo, nibwo nari ndi mu giterane. Ubwo nari mu giterane hariya mu murenge wa Nduba mu isoko. Cyari giterane kinini kirimo abahanzi batandukanye, bate bose babireba, ba Oliva, makora atandukanye, harimo amakora 9. Ijwi ry'Imana, ubwo turi mu giterane twubatse tente, cyari giterane nasabiye ubuyobozi uburenganzira mbere. Noneho ndi muri mpagaze kuri podium, mutwe twatse podium ndi kubwiriza, naje kubona mbona umwana w'umukobwa agendera mu mbago. Ijwi ry'Imana ambwira ngo mubwire uriya mukobwa ngo arabike imbago ze hasi agende. Ndihebye abantu bangose, ndebye igitara kirimo nk'abantu 2000 bangose,
ndavuga mana yanjye ntabyo mvuga kuko nagiye kumva no igitero cy'abademoni nk'igihumbi na 500 baraje banyungo ati kavuza ndi wari igihe kera uyu munsi no burasibye birarangiye urapfuye hari inzego gite za leta bashinzwe umutekano uramutse uvuze ngo uyu muntu narabikimbagoze hasi agenda natagenda urajya hehe urahita bagufunga ndakomeza ndabwiza ijwi ry'Imana ryirengagiza ariko nagiye kumva numageze mu rwagati numva imbaga z'Imana ziramfashe numva ndazamutse numva sinye kuri podium numva sinzi uko mbaye nanjye revize ntazi ko mbije ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo rambika imbago zawe hasi genda ako kanya umwana n'umukobwa rambika imbago zawe hasi aragenda sinanamurambitse ikiganza abantu bose baraguruka baza kureba ibibaye none babonye ibibaye nanjye numva imbaraga z'Imana ziraje nagiye nabwiriza rero nagiye navuga imbaraga z'Imana kuko Uwiteka amaze kuma icyo kuvuga bebe kote mashima cyane haleluya Uwiteka ahimbazwe haleluya ijambo ryatubwiye ngo nuko Yoakini haleluya umwami w'Uyuda haleluya umwami w'Aburu amusubiza icyubahiro yari yaramunyaze amusubiza icyubahiro yari yaramunyaze imatugiye neza imatufeniye Imana ibane natwe ijambo ryatubwiye ngo nuko tapebe bose kontrebo ijwi riza kuri Yosefu ngo Yosefu we fata umwana na nyina umusubizi wabo kuko Herode washagaga kubica ari wapfuye ndajya mubwire ngo hari Herode utinze ku buzima bwawe hari Herode ugutinze hari Herode agutsikamiye hari Herode wanyeze ibyawe hari Herode kurwanya hari Herode kuzengereje tope kontere bobo muzana itangazo kubwira ngo Herode kurwanya ukumaze igihe kinini apfuye mbere yawe Herode watwaye ubukwe bwawe Herode wanyeze imigisha yawe Herode uguhiga apfuye mbere yawe ijwi riza kuretse ngo fata umwana nyina basubizi wabo kuko Herode barwanya ari we wapfuye Rebose contact. Asante Kristo Yesu. Baba Mungu mtakatifu. Roho bi contrebo. Shari bose bo. Roho bi etat. Redebo to shiny bo. Inidra. So bi contact. Lo mandi asika. Teniasta. Man urakoze. Rebo kote. Man shime cha. Hari abantu Satani anyaze icyubahiro ari kuwiteka aje kongera gusara. Hari abantu Satani anyaze ari kuwiteka aje kongera kuba. Herode utinze ku buzima bwawe apfuye mbere yawe muzana itangazo. Haleluya. Herode agomba gupfa nta kabuza kuko avuganye n'Uwiteka Imana. Lebi contre mani shime cyane. Leleboze kontrebo. Ndavugana nawe. Lebi kontrebo. Leleboze kontrebo. Ufite ikigeragezo. Lebo kontrebo. Herode atikana amaguru yahora ahinda umuriro arakurya nta gutuza lebi kontarabo ejibaga z'abademoni imbaraga z'Uwiteka Imana hari make kukurengera kandi kakubohora dominde bose kontar mani shimwe cyane rebo imaje kukurengera kandi kurwana Imana gutabara ze konterebo matuje neza ndabwira uyu muntu rero bose konterebo ari hariya ikanombe leboze kontrebo nukwiteka mbwiye leboze kontrebo amaze igihe kirekire arwaye kirenga imyaka 5 gutyo none kontrebo yari ivujana hose ntawatageze ariko gukira byaranze lebe kontrebo umbu kwiteka mbwaye nani sinkuzi lebo ariko Uwiteka agusanza aho ndabisubiramo ntabwo ari mu bitaro ari mu rugo mbese ategereje yari yakirategereje umunsi urupfu ariko Uwiteka akurembeye ubuzima lebo kote kuko Herode akuvuyeho Imana igukuye Herode lepikote ndavugana n'umuntu lebose konte lebose kontrebo Imana tuje neza afite ikibazo lepikote lebo konte lebose kote cyoko imbaraga z'umwijima zamufashe mu muhogo lebo kotrebo mbese lekote ukwezi kugira iminsi 30 imyishi muri uko kwezi abarwayi ari hasi abademoni bamufashe mu muhogo guhumeka bikanga je cyose bimuka mu kwita hasi ariko Uwiteka akuvanye izo mbaraga z'umwijima lebi kontrebo matugeneza harimo abantu benshi barwanye n'imbaraga z'umuriganya abantu benshi bari karigamo ariko wowe imaje kukuvana izo mbaraga mbi Herode wagutsikamiye apfuye mbere yo gupfa kuko Uwiteka Imana kuremeye ubuzima lebi kontrebo ndabwira uyu muntu lebi taboze kontrebo afite leboze kontre leboze kontrebo Imana avuganye no kwizamukira neza
rebi kontebo satani amushyizeho icyangira n'umukobwa yakundanye n'umuhungu ntabwo ajya amenya ukuntu birangiye rebi kontebo ntabwo ajya amenya ukuntu birangiye bitewe n'icyangiro satani amushyizeho ariko Uwiteka ajya kukuvanaho icyo cyangiro. Ndavugana none n'uyu muntu rebi kontebo yubatse urugo nk'uko abandi barwubaka n'umudamu reboze kontebo ariko amaze kujiramo satani yaraje afungura urubyaro ariko ari Imana kurengera. Uwo ni Herode agutsikamiye, Imana ikurohowe Herode mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aje kukurebera ishimwe tuwapere boze kontebo. Uwiteka aje kukurebera ishimwe nepi konta ze kontebo Mana ije kukurebera ishimwe rebi tuwapi kontebo. Ndavugana n'uyu muntu rebi kontebo bubatse urugo bakundana ari shusho ariko haciwe imyaka ingahe rebi kontebo mbese rebi kontebo satani araje acana umuriro hagati muri bo urwango n'urwango n'umusozi satani yubatse hagati y'umugabo n'umugore rebi kontebo umwe aho yanyuza rebi kontebo amuri undi hamwe n'amazi mbese nta gupikana buke ariko mbese umwe aho yaca uri hanyuza umuriro ariko rebi kontebo Uwiteka aje kuvanamo uwo Herode urusika. Uwiteka yongeye kukubakira urugo, reka guta urugo rwawe kuko Uwiteka aje kukubakira urugo. Rebi kontebo Imana ishimwe cyane rebi kontebo. Ndabwira uyu muntu rebi kontebo afite rebi kontebo umugabo we ufunze rebi kontebo kandi mbere ko afungwa uyu mugabo yabanje kuburirwa aho ari rebi kontebo nyuma uza kwamenya rebi kontebo ze kontebo rebi kontebo Imana gukora igitangaza imuvane mu nzu y'imbohe. Uzashimire Uwiteka Imana. Topiko Uwiteka ari kumbwira ngo hari Herode watsikamiye abantu kandi barasenze Imana baravuganye n'Imana. Uwiteka aje kubakuraho uwo Herode. Rebi kontebo ze kontebo ze kontebo rebo ze kontebo Mana tugire neza, Mana twegere rebo ze kontebo Mana tugire neza rebo. Ndabwira nanone rebo ze kontebo uyu muntu w'umukobwa ze kontebo yavuye iwabo aragenda bitewe n'igisubizo cy'amagambo yamubaye ko yaramaze gupfusha ubukwe yagiye kuri aho batamuzi. Rebi kontebo urahunga ariko akaboro kawe Imana akabona Imana kukugira neza gukora igitangaza ukuvana icyo gisuzumuriro igukorera ubukwe. Rebi kontebo ze kontebo Mana tugire neza rebi kontebo. Ndavugana n'uyu muntu rebi kontebo arwaye uburwayi araribwa umubiri wose araribwa ariko Uwiteka aje kukujya neza akubohore agukize aguhe ubuzima. Hejuru imbaraga z'abademoni hari imbaraga z'Imana, hejuru ibitego umwijima hari imbaraga z'Uwiteka Imana. Hari Imana ikubohoye, hari Imana ikugeneza, hari Imana itabaye abantu. Haleluya haleluya. Ndabona abantu bamwe Imana ibaremera ubukwe. Ndabona uyu mumama ufite abana bamunaniye rebi kontebo satani Herode yarashinjira mu bana bawe ariko Uwiteka ndabona gucyamuri. Ndeka subiza kuri aba bantu babiri. Ndavugana n'uyu mudamu yarabyaye ariko nubwo agiye ntabwo yigeze ashaka, afite abana yababyaye ku bagabo batandukanye.